Bimwe mu bikomeje kwibazwaho ni ubuzima bw'abaturage baturiye umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera intambara zikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Kongo zishamiranyije inyeshyamba za M23 n'ingabo za Kongo zikomeje gusatira umupaka w'u Rwanda. Abatuye mu nkengero z'umupaka mu karere ka Rubavu mu murenge wa Bugeshi baganiriye n'ibitangazamakuru bya Flash bavuze ko nta bwoba bibatera kuko bizeye umutekano w'igihugu. Amasasu turayumva, tukabona indege iza kurasa, tukabona amasasa turagurika, ariko twebwe icyo twizeraho niko twebwe tuzi ko dufite umutekano, ingabo zacu zirahari, abaturage nabo ubwabo bazi ko bagomba kwicungira umutekano, bakora irondo amanywa n'ijoro. Ndumva nta kibazo dufite ku cyerekeye umutekano. Tuzi ko mu Rwanda hari umutekano ko nta kibazo. Ntabwo badufite. Dufite ingabo zirinze umupaka igihugu cyacu. Nzabonimpa Deogratias uyoboye akarere ka Rubavu nawe yemeza ko akarere ka Rubavu gatekanye nta kibazo gihari kandi ko nta mpungenge na nkeya bafite kubera muri Kongo, ahubwo ikibashishikaje ari iterambere ry'abaturage. Rero kuba twumva hari ibibazo biri mu gihugu cy'abaturanyi, twe tubyumva nk'uko namwe mubyumva cyangwa uko mubitangaza, ariko twe mu karere kacu ka Rubavu mu mujyi ubuzima burakomeje, ahubwo iterambere ry'akarere kacu rirakataje, bizinesi zirakorwa nk'uko bisanzwe. Mu by'ukuri ntabwo ahantu haba hari ikibazo ngo ubone urujya n'uruza rw'abantu tubona muri uyu mujyi ni benshi. Ubukerarugendo bukomeje gutera imbere, twakira ba mukerarugendo, ibitaramo bitandukanye, inshuti z'igihugu z'akarere nyinshi zisura akarere kacu. Abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, uyu muyobozi yabasabye kugira amakenga no gukurikirana amakuru umunsi ku wundi kugira ngo hirindwe ko hari umuturage w'u Rwanda wagirira ikibazo muri Kongo. Icya mbere, abacuruzi bato bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, icya mbere no kubabwira kubyaza umusaruro amasaha make bakora, kuko hari ahari umupaka ufungwa saa 9, ufite icyo agomba gukora kugemura ku isoko rigari abikore, bijyanye n'uburyo dukorana nabo uyu munsi, yubahiriza amabwiriza n'amategeko arimo agenderwaho. Ariko hajye habaho no gushishoza nanone, kuko mu by'ukuri murabizi ko hari igihe abantu bahohoterwa, hari igihe bamburwa, hari igihe nyine haba habaye imyigaragambyo mu baturanyi. Icyo gihe icyiza turabimenya tugatanga amakuru mu baturage bacu, noneho kandi turanabashimira ko bakomeje kubyitwaramo neza. Umuyobozi w'intara y'Uburengerazuba Dushimimana Lambert nawe aherutse gusaba abaturage kwitonda bakamenya uko bitwara mu gihe bagiye guhahira muri Kongo. Ni ukwitonda, ubutumwa ni ukwitonda, niba agiye guhaha akamenya uko agenda, akamenya uko yitwara agezeyo, niba bavuze ngo amasaha runaka mwe mwatashye akamenya ko agomba kuba yatashye. Hanyuma ibyamusanga iwacu byongera ngo dufite ingabo zabitorejwe, dufite ndetse n'abanyarwanda bafite ubushake bwo kurinda umutekano wabo. Umutekano wacu urarinzwe, ntekereza ko nta kizahungabanya umunyarwanda uri mu Rwanda, ariko igihe bagiye guhaha muri ya masaha yagenwe, ni ukubasaba kugenda bazi ko badakunzwe cyane hariya hirya, bakagenda nyine bitonze ku buryo batagira ikibahutaza, ndetse bakanamenya ko ibintu bitari byiza nk'uko byahoze kera. Leta ya Kongo ikunze kugaragariza amahanga ko umutwe wa M23 wamaze kwigarurira ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ifashwa n'u Rwanda. Amakuru Kigali hakana ikagira inama iki gihugu gituranye kudatwerera ibibazo byacyo abandi. U Rwanda rushinja Leta ya Kongo gukorana na FDLR, umutwe w'iterabwoba urimo abasize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Aya makuru ariko anemezwa na bamwe mu bahoze muri uyu mutwe bagiye batahuka bavuye mu mashyamba ya Kongo. Rafiki Kabenga, Flash FM mu karere ka Rubavu.